And finally, in biological destruction, there are nothing left but storms organized by electromagnetic fields. There is also the pollution that we will put into the blood and veins of humanity by creating infections. And at that time, having deliberately created these infections, laws will be made that will force the population to be given vaccines. And in these vaccines, there will be everything needed so that you can be controlled. We will introduce liquid crystals into these vaccines. These crystals will lodge in the cells of your brain and will become microreceptors for electromagnetic fields sent by ultrasonic waves at very, very low frequency. And with these very low frequency waves, we will be able to keep you from thinking. We will be able to turn you into zombies. And don't go thinking that I'm at the stage of speculation or hypothesis. What I am telling you is done. Remember Rwanda. And finally, concentration camps built by the United Nations and the High United States. At home, I have photos that show concentration camps in the United States on our North American territory. And in these concentration camps, we will receive those among you who do not want to agree. And finally, in biological destruction, there are nothing left but storms organized by electromagnetic fields. There is also the pollution that we will put into the blood and veins of humanity by creating infections. And after that, having deliberately created these infections, laws will be made that will force the population to be given vaccines. And in these vaccines, there will be everything needed so that you can be controlled. We will introduce into these vaccines liquid crystals, these solar crystals. Inshuti zacu kandi biri dukurikira hano ku Nzi TV nongeye kwa ikaze mu kiganiro bibutsa ko ikiganiro cyitwa ukuri wahishwe njyewe kibagezaho tukaremera Theophile mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kandi shimiye Imana ngiye ku mwanya kuboneka kuri kamera tuganira ku ijambo ry'Imana. Reka nsenge twinjire mu kiganiro. Ndagushimiye mwami wacu ushime ko warenze ubugingo bwanjye kandi imitambutse kunje kundinda ndinda umubi uhabwe cyubahiro. Nongeye kwinjira mu kiganiro ndasiza mushoboze kandi mukora abanyange imbaraga z'umwuka wera zimbeho cyane mwuka wo kumenya no guhishurwa n'ubwenge bimbonekeho. Ndagushimiye bizajye Kristo amen. Rero reka dusome ijambo ry'Imana ntashaka gutinda cyane mu kiganiro. Aturebye akozwe ntumwa ibice bine duhere wenda ku murongo wa 13. Babura uko babahana babarekura babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko barabaswa batigishijwe baratanga maze buka ko babanaga na Yesu. Hano hari habaye iki? Petero na Yohana bakijije umuntu wavutse ari mayi ku rusengero rw'i Yerusalemu ku irembo ryitwa ryiza. Bamukijije inkuru ikwira ahantu hose bamenya yuko umuntu yakize byanyabyo kandi ajyana nabo atanga ubuhamya no mu rusengero n'ahandi hose. Bituma batangara cyane baravuga bati se abantu ko tubaza bigarira kari abaturage bigarira batize ko batigishijwe kari abaturage bazwi ni izihe mbaraga bakoresheje kugira ngo akize uyu muntu uvutse arema. Hanyuma Petero arahamya aravuga ati nazire imbaraga dukoresha ntago ari maji ntago ari ubundi pfumu ahubwo ni imbaraga za Yesu Kristo w'i Nazareti wa undi mwabambye Imana ikamuzura. Imana ishimwe. Turebe undi murongo twasomye ku gice cya 4 umurongo wa 13. Katurebe hepfo ku undi murongo wa 31. Bamaze gusenga oya ntagariwo reka turebe Petero arimo guhamya ku murongo wa 5. Murongo wa 5 igice cya 4 byakozwe n'intumwa. Bukeye bwaho abatwaye n'abakuru n'abanditsi bateranira Yerusalemu na Ana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexanderi n'umuryango bose b'abatambyi bakuru babata hagati barabaza bati ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki bahesha gukora ibyo mukora ibyo. Nuko Petero uzi umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru
uyu munsi turabazwa ibyo wagiriwe neza umuntu wari waremaye kandi kansubiremo anyihanganira. Uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye kandi wagiriwe neza wari uremaye kandi twagiriye neza umuntu wari uremaye kandi tubazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese yuko n'abantu bose ko mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Nakoze stati uyu munsi kuri WhatsApp ndababwira ngo nta kindi kibazo Satani afitanye n'abantu bo mwiyobokamana. Ntabwo Satani afite ikibazo cy'umunsi musengaho ku cyumweru, ku wa gatanu, ku wa mbere, aho mwasenga hose si ikibazo kuri Satani. Ntabwo Satani afite ikibazo cy'amadini mubarirwamo n'amazina yayo. Ikibazo gikomeye Satani afite nuko mwigisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikibazo gikomeye nuko mwigisha muri iryo zina abantu bagakizwa bakakira uwo mukiza. Ikibazo gikomeye Satani afite nuko muvuga iryo zina indwara zigakira. Ikibazo gikomeye Satani afite nuko muvuga iryo zina abadayimoni bakava mu bantu. Naho ibindi barababeshya. Niyo mpamvu Satani hagurukije itsinda rinini ry'abakozi be yigishije b'intyoza bazi kuvuga, hanyuma abantu bakabakurikira. Niyo mpamvu yaremye itsinda ry'abantu bitwa ngo ni Ascended Masters. Ascended Masters ni abigisha ngo bazamuwe. Barimo ba Muhammad, barimo ba Bikira Mariya, barimo ba Ellen G. White n'abandi mugiye muzi. Ariko ngo ntitukavuga uko kuri kuko kurabatoneka kuko ntabwo mushaka kutuvuga muri iryo zina. Kuko izina rya Kristo Yesu niko Petero yavuze, zisomera umurongo yose yagice wumve, nta rindi zina mwisi twahawe gukirizwamo. Ntabwo ari apostle, ntabwo ari prophet, ntabwo ari Bikira Mariya, ntabwo ari Muhammad, ntabwo ari Buddha, ahubwo ni izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nguwo abayuda bishe bakanamubamba. Rero Imana y'umugisha niryo jambo nuvuga twaganira, ariko tugiye kuri munsi hishurwa rikomeye Imana yampaye uyu munsi ku kintu kijyanye na New World Order. New World Order ni gahunda bise conspiracy theory abantu bamwe batemera ukuri tubabwira Imana bahishuye mu byo Satani mo gupanga no kugena isi turi mu uyu munsi. Hari umugabo tugiye kuganiraho witwa Dr. Pierre Gilbert, ni umunyakanada wahishuye amabanga mu 1996 avuga ibihe isi igiye kwinjiramo, avuga ibihe isi bagiye kwinjizamo. Ngira ngo ntangire iki kiganiro mwabonye aka video nabanje gukina, ndetse mu kiganiro hagati ndagerageza gushyiramo turi tu video mugende mureba ibyo bapanze uburyo biri kugenda bishyirwa mu bikorwa. Minsi ishize nakoze ikiganiro mbabwira ku kintu bita Sustainable Development Goals, tunareba uburyo zigenda zishyirwa mu bikorwa kandi twarabibonye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe rero ikintu bita New World Order. New World Order ni gute Satani arimo kuyishyira mu bikorwa. Uyu mugabo ni umukazari, Dr. Pierre Gilbert. Abakazari ni abaki? Ni ubwoko bwatoranyijwe mu bihugu by'i Burayi Satani yateguye mu bihe bya nyuma kugira ngo buzajye gutura muri Isirayeli, hanyuma twebwe twibwire ko ari Abayisirayeli babandi Imana irahaye igihugu, ariko ari abantu Satani yahagurishije kugira ngo barimbure iyi si, banashyire mu bikorwa imishinga Satani yabategetse gukora. Uyu munsi tugiye kureba muri iri jambo ni ibiki Dr. Gilbert Pierre yavuze muri iri jambo ubwo yavugaga imbwirwaruhame mu 1996 ku kijyanye n'ibyo barimo gupanga, n'ibyo barimo gutegura gukoresha ngo isi bayigeze ku kigero cyase bayishyire aho bashaka, bayishyire mu kaga bagomba kuyishyiramo. Narababwiye ngo ibintu tubona byose muri no minsi ntabwo ari impanuka, ahubwo byarateguwe. Ibyo tubona ibibazo bya economy, ubukungu bwikubita hasi, ibibazo by'indwara z'ibyorezo byarateguwe byose. Hanyuma muri hangana najya ndeba muri mashini iri hafi yanjye, ni document ndende ariko nagiye nkoresha incamake cyangwa se summary. Muri iyi mbwirwaruhame ya Dr. Pierre Gilbert yaravuze ngo tugomba guteza isi yose ikintu ta political instability, akajagari muri politike, economic crisis,
gukubita hasi ubukungu, social crisis, gucamo abantu ibice muri sosiyete, fear, ubwoba, hanyuma n'ikintu bita instability, nuko abantu bajagaraye batari stable, batari ahantu hamwe, nta muntu n'umutuje mu mutima kubera ibyo ngiye kubabwira mu kanya. Uyu mugabo Pierre Gilbert yaravuze ngo bazakoresha concept iri mu Kilatini, ni concept cyangwa se ni nka principe ya Satani yo mu Kilatini yitwa ordo ab chaos. Ordo ab chaos biravuga ngo order out of chaos. No kuvuga ngo kugira ngo bashyire isi muri order bashaka, muri ordre bashaka, kuyishyira mu gushyira isi muri situation bashaka kijyamo, bazakoresha icyo bita chaos cyangwa se akajagari. Ako kajagari rero karimo ibintu byinshi, aho uyu munsi sokuramo bimwe muri ibyo bintu bateguye byitwa chaos cyangwa se ako kajagari. Yavuze ko bizafasha gukreya ubwoba, gutera ubwoba mu bantu ku buryo abantu bazahita bihutira kwinjira muri iyo order nk'uko babitekerezaga. Murabizi covid igihe yazaga, haza gutera ubwoba bw'inkingo, ndetse amakuru avuga ko umuntu azakinyirwa nta serivisi azabona. Ubwo bwoba abantu bakwikingiza ku bwinshi. Hanyuma turaza kureba ikintu cyakurikiye nyuma y'ubwo bwoba. Yavuze ko bagomba gufata abantu bakabashyira muri situation ituma bamera nk'abafunze kandi nta mapingu tubarebana. Abantu bakabisa nkaho bafunze ariko nta mapingu tubarebana ku maboko yabo. Aravuga ngo ikintu kizakubwira yuko icyo gitugu gihari deja cyamaze kubajya gufata abantu bo mu isi yose bakabashyingirana nko muri cage, nuko uzasanga presence y'abasirikare, nuko uzasanga amagereza ateguye, uzasanga ikintu bita checkpoints, amabariyeri, kugira ngo iyo gahunda yose igende ishyirwa mu bikorwa. Baravuze ngo bazakoresha systeme yo gukontorora abantu ku buryo umuntu uzaba ari controlled ariko adafite amapingu. A system where people could be controlled without seeing chains. Gushyiraho systeme yo kubakontorora bakoresheje technology, wowe ukaba uboshye ariko nta minyururu tukubonaho ikuziritse, chains. Ku buryo cyambere, where technology could monitor behavior, technology igakontorora imyitwarire yawe. Where information could influence beliefs, aho amakuru wakiriye atuma hari ibintu uhindura mu myizerere yawe n'imitekerereze yawe. Where economic system could determine what people can buy, aho ubukungu bazabushyira ku kigero bugutegeka kugira ibyo ugura n'ibitabasha kugura. Where identification systems could determine who can access services, aho imyirondoro yawe, aho imyirondoro yacu izagaragaza umuntu wemera guhabwa serivisi n'utemera guhabwa serivisi. And where electronic technologies could eventually penetrate deeper into human life, aho technology izaba ifite ubushobozi bwo kwinjira deep cyangwa se mimbere mu buzima rusange bw'abantu. Hanyuma muri iyi speech umuntu yikenera naza kuyimuha inbox kuri WhatsApp, ni video naguyeho uyu mugabo Dr. Pierre Gilbert, uyu mukazari ni umunyakanada, arimo asobanura ibyo bapanze mu minsi y'imperuka, ibyo bapanze muri bihe bya nyuma biheruka gufata isi yose bakayinjiza muri New World Order, ariko kugira ngo iyo order yijyanemo bagakereya chaos, bagakereya chaos. Hanyuma muri gahunda yabo aba ba satanist yavuze ko hagomba gushyirwaho systeme yo guteza indwara. Izo ndwara zaza bakazana inkingo, kandi izo nkingo zizaba zikozwe mu buryo bukurikira. Reka mbisome. He described a hypothetical biological and technological mechanism involving vaccines, alleged liquid crystals, brain cells, and extremely low frequency electromagnetic signals. Ngo inkingo bagomba gutera abantu ni inkingo zigomba kwinjiza mu bwonko bwacu utuntu tumeze nka magnet, rukuruzi. Hanyuma izo rukuruzi n'uturukuruzi duto cyane dutanga ngo ibimenyetso, signals, zizajya zifasha abantu runaka wowe utaza ahantu bari
gukontorora ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe ku buryo abantu bazajya ku rwego badashobora kwitekerereza no gufata imyanzuro mu buzima bwabo busanzwe, kuko hari systeme ibakontorora. Ngo izo nkingo zase zirimo ikintu bita crystals zikinjira muri brain cells mu bwonko bwacu, hanyuma zigatanga extremely low frequency electromagnetic signals, ngo utuntu dutanga ibimenyetso za sinyare tumeze nka za rukuruzi duto cyane ku buryo ngo twitwa microscopic, kugira ngo tubone nuko cya cyuma cyitwa microscopy ishobora kugikurura wenda ikatubona, ariko amaso yacu ntabwo ashaka kutubona. Hanyuma bikazafasha abubatse iyi systeme yo kontrola abantu babasha kugukontorora no kukuyobora ahantu hose waba uri, wowe nta ruhare ubigizemo utigenzura. He claims that these substances could supposedly become microscopic receivers inside the brain. Ngo nudukoresho duto cyane tutagaragara tumeze nka microscopic receivers, cyangwa se twakira amakuru hanyuma wowe utabasha kubona, tukajya mu bwonko bwacu nk'imbere. Dukomeze. Yaravuze ngo ndi gusoma iyo speech ye nabwiye ko ari video naje gushyiraho, hanyuma nawe uraza kwiyumvira, nubishaka ndaza kwiguha inbox. Yabivuze mu 1996 avuga ko ariho isi bayerekeza. He claimed that external electromagnetic signals could interfere with a person's ability to think. Yavuze ngo utwo dukoresho dutoya twinjiye mu bwonko bwacu tuzatuma umuntu atakigira ubushobozi bwo kwitekerereza ubwe. Person's ability to think, to interfere, kwivanga mu mitekerereze yawe, ukaba utabasha kwitekerereza kuko hari system iragukontorora, irimo irakuyobora mu buryo wowe utazi. And he used the word that could make his speech famous. Yavuze ijambo ngo rikomeye cyane, aravuga ngo abantu bose bo mu isi, kurikira ahantu harakomeye cyane, bagomba gushyirwa muri situation ituma bamera nk'amazombi. Zombie Walking of the Dead ni filime bakinnye baduteguza ibyo barimo gutegura kuzadukorera muri ibi bihe tugezemo, kuko barabitangiye ubu already, ariko iyo filime yasohotse mu myaka yo hambere yitwa The Zombie Walking the Dead. Hanyuma ngo ni zombie uburyo abapfuye bava mu butaka bakagenda. Muri iyo filime yerekana abantu ngo bavuye mu butaka bazutse, mnano kuzuka imirambo kwa dead bodies, imirambo ngiri kugenda bari kurya abandi bantu zombies. Ariko bari gahunda bateguraga kuzadukoreraho, kuko nabye ko amabanga y'abakozi ba Satani bayabika mu nyandiko, bakayabika mu marenga n'ibimenyetso, hanyuma n'indi message zabo zinyura mu mafilime ko tukazira nk'abishimisha, ariko message yabo iba yatambutse. Twihuse rero, baravuze ngo bazarema umuntu, kumurema means kugufata transforma ukaba uri umuntu, a human being who works, ikiremwa muntu kigenda, a human being who speaks, umuntu tubona aravuga, a human being who appears normal, tukona ugaragara nk'umuntu usanzwe uri normal, uvuga, uri mu kazi, ugenda. Nyamara but those decisions are supposedly being influenced from somewhere else. Ahubwo ngo ibi yukora byose, ibitekerezo byawe, ubuzima bayeho, hari undi muntu urimo kubugenzura, hari undi muntu urimo kubukontorora ku kigero we utagira gute utabasha kumenya. Hanyuma twihuse, bafite gahunda abakozi ba Satani yo gufata urubyiruko bakarwicisha ibiyobyabwenge, ubusinzi, kongeraho za nkingo zizahindura abantu nk'amazombi, abantu bagasigara bameze nk'amazombi. Nashyizeho akavideo kerekana ubuzima bwo mu mujyi umwe wo muri Canada. Aho muri Canada mutubwire ubuzima bw'urubyiruko rwo muri Canada, aho rwishwe n'ibiyobyabwenge ku buryo uwo mujyi bawise ngo Zombie Capital in Canada. Umunyamakuru wakoze iyo video uze kureba chaîne yitwa Roca News.
icyo kiganiro iyo video yakoze yitwa ngo ni Zombie Capital in Canada, aho abantu urubyiruko rwishwe n'ibiyobyabwenge kujya ku rwego babyitera mu nshinge, abandi bakagenda bunamirije imigongo yarihese barara ku mihanda binyarira badafite control y'ubuzima bwabo. Nguwo umushinga wa New World Order, icyo Satani arimo gutegura gukorera abatuye isi. Bivuze iki? Kuki bakora ibi bintu? Imishinga yabo yitwa New World Order, muri iyo mishinga yose batekereza ko urubyiruko ari abantu bari active, ari abantu bakora bafite imbaraga zo kuba bagira reaction. Mwarabonye ejo bundi haduka icyorezo cy'imyigaragambyo y'urubyiruko bise muri Gens muri Kenya. Mwarabibonye urubyiruko rurahaguruka rushaka gukuraho ubutegetsi kubera amadeni menshi n'ubuzima buhenze mu gihugu. Situation waza kuyikanuma byarabaye muri Philippines, ngira ngo ni Philippines, siruka ikindi gihugu na Myanmar, like Myanmar, aho urubyiruko rwabuze rukuraho guverinoma rutwika ama office kubera ko urubyiruko ruri active, rushobora kubona ibi bintu biri kuba biri kuganisha abantu muri ya chaos, rukarwanya za gahunda z'aba sataniste. Niyo mpamvu urubyiruko rugomba kwicishwa ikintu bita ibiyobyabwenge, ikintu bita inzoga, ubusinzi, kugira ngo badatekereza bakagira reaction ku bintu biri kuba mu bihugu byabo, bakaba bakopoza iyo mishinga n'iyo migambi ya Satani. Nagerageje rero kureba ku rubuga rw'ikigo cyitwa National Institute of Health, NIH.gov, ni cyo mu Rwanda, kigaragaza uburyo mu Rwanda depression agahinda gakabije ihagaze mu rubyiruko. Bavuga ko in Rwanda high daily technology and cell phone use is significantly linked to elevated risks of depression among youth, with studies indicating that 43% of young Rwandans suffer from probable depression. Baravuze ngo ku rubuga baranditse ngo mu Rwanda kubera iterambere rya technology ishingiye ku matelefone, urubyiruko rwinshi rwasuzumwe rwasanzwemo 43% bafite ikibazo cy'agahinda gakabije, depression, gatewe n'ikoranabuhanga rya telefone. Dusubire kuri ya ngingo y'uyu nguyu Dr. Pierre Gilbert, aho yavuze ngo nyihangane gato y'amarebe ndi gusoma muri machine. A system where people could be controlled without seeing the chains, kubaka systeme aho abantu bazaba bafite amapingu n'iminyururu itagaragara ibaboshye, aho technology kamarebe and where electronic technologies could eventually penetrate deeper into human life, aho technology izinjira mu buzima bw'abantu bwabo bwa buri munsi ku buryo isa nkaho ibayobora cyangwa isa nkaho iba control. Mujiko mu Rwanda depression mu rubyiruko iri kuri 43% itewe n'amatelefone na technology y'amatelefone. Dukomeze ndi gushaka imibare ya cya kigo n'ubundi. High device ownership, uburyo abantu bafite za telefone n'ibikoresho bya electronique, amateleviziyo, amalaptop, amatablet n'ibindi. Cell phones ownership nearly universal among Rwandan youth, standing at 94.6%. Ngo urubyiruko mu gihugu cy'u Rwanda 93% bafite amatelefone. Ni ibintu byiza, technology ni nziza n'ubundi kuyikoresha. Fata iki kiganiro mbona ko bisegura ku mashusho muzaba mutameze neza, nkoresha telefone kanjye gashaje, sinabona telefone nziza, nta kamera mfite iri professional, ariko ukimaza yishoboza bizagenda byiza kurushaho. Aho muza kubona amashusho atameze neza, harimo ibihu n'ibiki, mujye mubyihanganira, message iba yatambutse. Hanyuma bakavuga ko approximately 29.5% youth report spending 8 or more hours on their phones. Bivuga ko urubyiruko mu Rwanda 29% n'ibice 5% rumara amasaha 8 yose ku matelefone yabo. Ubwo nkurikiye ukora research yawe mu rugo, abana bawe haya amatelefone, hani wanje ndabibona ngiye banje ndabibona, ntabwo ashaka kuyimanaging telefone abayifite, ikintu cyose ayifite, nibagiye koza sahane ibiri ku gutwi, mbese they can't control it, ntushaka kuyikontrol. Ibi rero bituma habaho depression cyangwa agahinda gakabije karimo imbere deep, ku buryo umwana ashize ko yabaye imbata icyo kintu,
nk'uko bamwe babayimbataza ibiyobyabwenge nk'urumogi n'ibindi. Ikigo cyitwa RBC cyabivuzeho nacyo kivuga yuko general estimate from W Labs show that depression affects 25% in 4 of Ugandan youth. RBC, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima, kivuga yuko 25% y'urubyiruko rw'u Rwanda byibura umwe muri bane abafite ikibazo cya depression n'agahinda gakabije gatewe n'amatelefone na tekinoloji igezweho irimo amatelefone kuri internet, social media n'ibindi. Reka ngarukira aha kuri iyi mibare, hepfo hariho byinshi byo muri University of Rwanda, abanyeshuri muri secondaire uburyo iyi tekinoloji yagiye iba affecta n'ibindi. Twisubirire kuri cya cyegeranyo kuri ya speech rya jambo ry'uyu mugabo witwa Dr. Gilbert Pierre avuga ko isi bagomba kuyinjiza mu kintu bita New World Order. Kandi New World Order ni gahunda isi yose izabigenderaho, ariko kugira ngo babigereho ari uko bateza ikintu chaos cyangwa se guteza akaga n'icuraburindi kugira ngo abantu bose bahatirwe kujya muri ya system. Kintu cyanteye ubwoba mw'abantu mwe mudukurikiye ni uburyo abantu bahindutse zombies cyangwa se bakomeje guhinduka nk'amazombi. Zombi nko kubona umuntu nyine nta bwenge afite, acira inkondo n'umuntu w'umugabo atikontorora, atabasha kumanaginga urugo rwe, yarataye umuryango, aba ku muhanda kuri street n'ibindi. Hari umuntu ngiye duturanye nzi, umuntu w'umugabo ariko kubera ubusinzi yageze ku rwego adabasha kwikontorora, aturugo yagenda mu muhanda abaye nk'umusazi, agenda yivugisha, yataye ubwenge, nyine ameze nka zombi. Mureba ka video nashyizeho nakwiye kuri rwa rubuga nababwirwa rwitwa ngo ni Local News, aho muri Canada urubyiruko rwaho no muri Amerika birahari. Abantu muri Amerika mutubwire, abari muri Canada mutubwire, n'abandi hirya no hino ku isi mutubwire, abantu bari guhinduka zombi gahoro kugeza ubwo Canada to itegeko ryitwa to legalize use of drugs. Gutora itegeko ryemerera gukoresha ibiyobyabwenge ku mugaragaro bikaba byemewe, itegeko rigatorwa kugira ngo urubyiruko rwicwe n'ibi biyobyabwenge, rucira inkonda, ruhinduke nk'amazombi, ntirutekereze ngo rurebe ibiri gukorwa bibajyana mu kaga, rube rwakwiyopoza kuri ya mishinga y'aba basataniste. Naho abasigaye ni abasaza, no reaction, nta kintu babikoraho, ariko urubyiruko nirwo ruri targeted. Ubwo nawe ibindi bihugu muze kutubwira muri commentaire. Ndi kwivugira ku ijambo Dr. Pierre Gilbert yavuze ku kijyanye n'icyo ta New World Order, gufata isi yose bakayinjiza muri systeme imwe. Hanyuma guteza ibibazo mu bukungu, uyu munsi turi kubona isi yose yaragize ikibazo gikomeye mu bukungu, aho ibiciro byakomeje kuzamuka, intambara zuzuye ku isi yose, kandi izo ntambara zituma ubuzima burushaho guhenda. Uko burushaho guhenda niko abantu bagira amadepression, abandi bagatakaza akazi, abandi bakiyahura, abandi bagata ingo zabo bagaturungira bakagenda. Nabonye ejo bundi byabaye muri Espagne, abantu baturutse muri Maroc, ngira ngo ni Maroc na Tunisia hafi aho ngaho, barimo barambuka inyanja ya Mediterane bashaka kujya muri Espagne. Mbona bari benshi cyane bateza akaduruvayo bashaka no kurwana n'abapolisi burira urukuta, hari urukuta rwa senyenye, bari guhunga ibihugu byabo kubera ubuzima bugoye, badabasha gusapotinga, batabona basic needs, batabona akazi. Kandi benshi n'urubyiruko, s'il vous plaît, n'urubyiruko rutabona akazi, rutabona imibereho, ibintu biri guhenda, bakibwira bati nani tujye i Burayi tukajya muri Espagne turabona imibereho. Nyamara ni gahunda y'isi yose, ni gahunda y'isi yose. Icyo twakora ni iki? Nuko twiringira umukiza Kristo Yesu. Niyo mpamvu nababwiye ngo ijambo twasomye, ikibazo Satani afite nuko tubwiza mu izina rya Kristo Yesu, abantu bagahumuka, abantu bakamenya ukuri, abantu bakaruhuka, abantu bakakira Kristo ubasha gutanga ubugingo. Naho ibindi mutekereza murimo kwibeshyaho nta hantu bihuriye. Satani icyo ashaka nuko abantu bagwa mu rujijo, bakazapfa bazize kutamenya. Niyo mpamvu mbamo kiganiro nk'iki ngiki kugira ngo abantu bahumuke, babe maso. Mu bihe nk'ibi ngibi rero bigoye kandi bizakomeza kurushaho kugorana no gukomeza kuba bibi kurushaho, njyewe icyo nababwira nuko mwakwakira Kristo mwami umukiza wanyu kugira ngo abashe gukiza ubugingo bwanyu. Ikindi, nta bundi buhungiro buhari, uretse guhungira muri Yesu gusa.
akazakubeshaho mu bihe nk'ibi ngibi, akaguhumuriza, akaguha amahoro mu mutima. Naho ubundi igihugu cyose wazajyamo ni gahunda y'isi yose, byitwa global system. Iyo global system kandi izajya gute? Izayobora abantu bose bo ku isi. Iyi system ngo ni ordo abokao, ni ukuzana amahoro ari uko banje guteza intambara. Mwibuka ya speech ngo ivuga mu gifaransa ngo pour avoir la paix il faut préparer la guerre. Kugira ngo ubone amahoro utegure intambara. Ni ibingibi bya ordo abokao, yuko sitani guteza akajagari mu isi kugira ngo imishinga ye yijyanemo. Niko abantu bakigiye ingingo za covid yabanateza ikintu bita kao. Icyago kiba kiradutse, ikibazo kiba kiradutse, abantu babahumba bafumbyanye mu mago, guma mu rugo zaziraje, inzara birateye, kazi kaba karahagaze, ikibazo babiri yifashe, imirimo imeramo ibyatsi. Iyo ni kao, ni icyago, ni ikibazo giteye ubwoba gifasha isi yose. Ari kugira ngo ya ordre yabo, ya plan yabo izajyemo neza, bahita bakingura kandi karembo hirya, bakababwira ngo noneho yamuze gusohoka mwahangaha, urabibona nawe nuko banza kwikingiza. Nutikingiza ntabwo uzabona service, ntabwo uzabona akazi, ntabwo uzabona imibereho, tuzajya mu isoko. Urwa mbere babararukingiye, baterekada ntiruhagije, amavuta n'urwa kabiri rwaruraje, babararukingiye ntabwo bihagije, kwa gatatu harafashe n'eshanu, ya ordre yabo iba yijyanye. N'ibindi nuko bimeze rero, kugira ngo bashe kuzabigeraho, gufata kuzashyiraho cyo one world government, gushyiraho leta imwe ku isi yose, nuko bateza akaga mu isi, nuko bateza chaos, akajagari mu isi. Hanyuma abantu kuko nta bundi buhungiro bafite, nta bw'inyagamburiro buhari, bakayoboka bya bindi babwiwe, ya microchip nimwakire mushyiremo, hanyuma turi ko bwacya kabiri. Hanyuma hari iminyururu iboshya abantu itagaragara, iri mu ubwoba, irimo technology. Nk'ubu tuvuga nta bantu bafite ubwoba, batazi ahantu buzarangirira, bibaza ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni igiki. Hari abatazi n'icyari cyo niyo nyamaswa, hari abatazi yariyo, hari abavuga ngo iyo nyamaswa ngo ni papa, ngo ni ubupapa, abandi ngo ni Amerika. Mana yanjye, ubwoba. Hari bazo batese ubuntu byaheze, ubu noneho ibintu byose biri kwiyongera. Satani ikimenyetso, ubuse urukingo turarufata, ubuse abatarakingiwe, ubuse ubwoba, fear. Hanyuma bwa bwoba nabwo kwinjiza mu ki? Mu gukora icyo bashaka kugomba kugira gute gukora. Je impamvu muri iki kiganiro nk'iki kugira ngo guhumura amaso, hanyuma ube mu bintu uzi neza ibyo ari byo, kubera yuko n'ibindi bizakomeza kugenda biza gahoro gahoro. Hanyuma muri speech y'uyu mugabo ajya kuyisoza, hari ahantu yavuze ijambo ariko sinarisobanukirwa, ubwo wenda mwuka wera azarinsobanurira neza ubutaha. Ajya gusoza iyo speech ye avuga uburyo hagomba kubaho systeme gukontrolinga abantu, avuga uburyo inkingo zifashishwa mu kontrola abantu babateyemo za electromagnetic signals, za crystals zinjira mu bwonko zigatuma habaho electromagnetic signals. Ajya gusoza yavuzemo ijambo rivuga ngo je pense que vous rappelez-vous du Rwanda, ngo ntekereza ko mwibuka ibyo mu Rwanda. Bituma nibaza ndetse ibyo mu Rwanda uyu mugabo yivuzeho muri uwo mwaka muri 1996 ni ibiki yavuga, ni ibyo benda kuzakora mu gihe kiri imbere muri plan zabo, ni byabaye mu gihe cyashize. Ubwo ni ibiki yavugaga yirefera ababwira ngo nimwibuke ibyo mu Rwanda. Aho ngaho nahize muri confusion nanjye, ubwo wenda mwuka yazabisobanura kera nta wamenya. Ariko ndashaka ko isi yose iri mu mubi. Reka dusome ijambo rimwe Matayo ibice byaho 4, hanyuma dusoze dusenge. Ikiganiro ntabwo nshaka cyo kirekire cyane, nababwiye ngo mwihanganira aho umuntu amashusho atameze neza, banakoresheje telefone yanjye nayishaje, ariko message ngira ngo irumvikana, ndumva nta kibazo. Turebe muri Matayo ibice 4, turi ku rugamba rukomeye cyane, Imana iturengere. Ibice 4
umurongo wa 8. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine, ube ariyo ukorera. No umunsi Satani ajya kugeza umwami Yesu asoje amasengesho y'isi 40, akamubwira ngo na reba ubwami bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, napfukama akamuramya cyangwa se namwiyungaho bagakorana muri system yo kurwanya Imana, ngazabimwegurira byose. Ariko mwabana muresha ngo handitswe ngo upfukame Uwiteka Imana yawe ariyo uramya yonyine gusa. Rero hari abantu bemeye gupfukamira Satani baramuramya kugira ngo amuhe ibyo akeneye byose. Niyo mpamvu isi yose iri mu mubi, kandi twebwe niko ndirimba Salomo yanditse iravuga ngo tumeze nka karungu mu mahwa. Yesu nawe avuga ngo tumeze nk'intama mu birura. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya ubwenge, tukamenya ibintu biri kudutegurirwa ni ibiki, turabyitwaramo gute, turasenga Imana ngo iturindire muri ibyo bintu gute. Ndabashimiye soje iki kiganiro kanyigira kiranga kugira ngo tabakirekere cyane, kandi ndabashimiye ko kuri iki biganiro byanjye mukaba n'ibitekerezo. Imana amahoro ibahe umugisha. Kadusenge. Ndagushimiye Iteka Mana nziza, ngushimiye ubuntu bwawe bwinshi n'urukundo dukunda. Satani yaje kurwanya abantu bawe kandi kugira ngo azimye abagukorera no kuvugira mu buryo bw'ukuri, ariko turasenze ngo twambike imbaraga muri ibihe bya nyuma. Petero yarahameje avuga ngo ibyiza ni ukumvira Imana kuruta abantu, nubwo bababaza kuvuga muri iryo zina no kwisha iryo zina, ariko natwe nirwo rugamba turiho utwambika izindi mbaraga. Tubonye imishinga Satani afite gukomeza gushyira isi mu kaga kugira ngo abantu bakomeze kujya mu icuraburindi, ariko ndasenze uduhumura amaso, uduhe n'imbaraga tubashe kubinyuramo, utude gutenguka no gucika intege kugira ngo uzatugeze mu bwami bwawe. Ndagushimiye, Yesu turakoze, amen.